tugireyo neza ariko ndacyarimo ndarebamo neza madamu we meze bite witwa nde meze bite uri mu biti ntabwo byaka umva nkubwire nyine twigendere batuyoboye mwiriwe meze neza turi kwa Claude abuza amahoro y'Imana nyesohoriza rata meze neza oya ndabyanze nabanza afunge kamera bundi abantu benshi bafite amatsiko yo kumva ubuzima twahuye nabwo mu kuva kwa shangazi ariko mu by'ukuri ubuzima twahuye nabwo ntabwo ari bwiza pe nagomeje ndeba mu nzu asa nkaho harimo umuntu indi uri mu nzu ahangaha ntabwo ari homba hano ntabwo ari dere mba muri uriya muryango kamerama uriya muryango niwo mbamo nibyo koko ngewe n'ubwa mbere ntaje ntabwo abandi bapangaye hano babamo n'abantu babo urakomeje kureba umuntu nka bwose Claude yatwishema tureba oya Claude nawe urimo gemba muri uriya muryango n'uwamubufasha jewe akamubufasha ngewe nakwisubirira mu cyaro kuko ubuzima ngewe ndimo buranguye cyane ndibaza amafaranga y'inzu nkibaza abana n'aka ngaka urabona ko gakeneye na kuba nge nkihumeka ni ukubera shangazi reka dukompoze Claude twumve turacyari mu rugo kandi turaganira na madamu twumve telefone no bari kompoze ariko yacururiza ku rubaraza rw'umuntu tunacuruza ni amashu n'utugori ibigori bibisi nyine yokereza abantu bakarya na Claude ni neza nkamubarira gutyo mwangiza ngo yungutseho kakubuze ibigori bireze Claude ngatuganiye Claude arizo tujyana Claude mba nkubwire Claude nkamunya se adukeba Claude ngura nkubwire bagusuye bana nese hari ikibazo Claude suri mu kazi se Claude mba nkubwire Claude ibihe byiza kuri dukurikiye aho uri hose hagiye hatandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye haba ibihugu bya Aziya haba mu birwa bya Madagascar muradukurikira ndetse n'abantu bari Dubai muradukurikira ese isi yose twamaze kumenya ko mudukunda cyane muraba agaciro cyane ni Kigali 500 nitwa Ishyaka manager kuri kamera ni kumwe na Erize dusura abantu bagiye batandukanye mu bice bigiye bitandukanye kuri ubu ngubu ahantu turi na ahantu twerekeje nkuko muhabona ni hashyashya twerekeje ese icyo dushaka kubagezaho ni ibintu bigiye bitandukanye hari benshi babaga mu butinganye muramuzi shangazi Jane hari abasore rwose yari afite aba bose bamaje kuvuye mu rugo bajya mu buzima bugiye bitandukanye ahantu turi tugiye gusura Claude yaba ari mu rugo yaba adahari yaba ari ahandi hose turaza gukora akazi gakomeye kandi karaza kuba katoroshye gusa turagakora ntago twe tujye dukora inkuru twateguye cyangwa twasezeranyije abantu tuba tujye kureba kugira ngo uze kubyemera uze gukurikirana iki kiganiro ndetse n'iyi video hanyuma uze kureba wowe uraza kwihitiramo bijyanye n'ibitekerezo byawe cyangwa n'amahitamo yawe kugira ngo uze kureba ko ibyo tukubwira cyangwa tukugezaho tutakubeshya twaje gusenya inkuta zanze gusenyuka kubera Imana kandi tuzagera kuri byinshi bigiye bitandukanye haba inkuru zihishe tuzazigeraho gusa dukurikira imibereho y'abantu babayeho bate ese abasitari babaye hate gusa inkuru zijyanye na politike ntabwo tuba tuzikora kandi ntabwo bibaye ngombwa turazikora ariko tuba dukeneye kubereka ubuzima bw'abasitari ese babayeho bate kuri uwo munsi twasuye Claude wari umutinganyi yari umutinganyi ubu ngubu Claude asigaye abana n'umugore n'abana mwarabonye muri kamera zacu ndetse no kuri Kigali 500 ndetse n'Umutako TV mwagiye mubibona byo uko Claude ubuzima bayeho
n'abandi bari kumwe na ba Jonri n'abandi bajya batandukanye ndetse na ba Ige. Mwarabibonye, dushimire Sangaje Jane gikorwa rwose yakoze cyo kubajyana mu rusengero bagakizwa bakamererwa neza bakajya no mu buzima bugiye butandukanye. Ni hano turaza kwinjira neza cyane, ndumva harimo rikangabanye ko hano iyo dutegura neza cyane kugira ngo twumvikane, yaba cameraman twumvikane ndetse nanjye ubwanjye. Harimo abantu benshi mu gipangu ariko turagerageza tujyeyo twacicetse. Urambwira umuryango ereze ko niyo muntu azi. Ndetse urambwira umuryango kugira ngo tugireyo neza, ariko ndacyarimo ndarebamo neza. Madamu we ndamubona. Meze bite? Witwa nde? Meze bite se? Uri mu biti? Ntabwo byaka. Umva mubwire nyine. Twigendere. Batuyoboye. Mwiriwe. Meze neza. Turi kwa CLAUDE. Abuja. Amahoro y'Imana. Mwesohoriza rati. Meze neza. Ntabwo bifata rati. Musuriye. Erize. Oya ndabyanze. Nabanza afunge kamera. Musohoza. Meze neza. Meze neza turashima Imana, ntabwo tubazi. Ntabwo nzi. Ntabwo nkuzi urantunga. Nitwa Isiyaka Manager. Turazanye kwa shangazi. Nanjye nitwa Claude. Uburenganzira bw'umwana bwubaye, uranyumva ova. Nabyubahirize. Erize turashwa. Ari yese. Ntawe uhari ariko arimo kuza. Kugira ngo tuganire ibintu bibiri, wenda ntakubeshye nk'umurokore mwiza. Turimo turarikodinga ariko turimo turajya tuganira n'abahungu ba shangazi nyuma kuva kwa shangazi babayeho bate. Ni na byiza nk'umubyeyi nyine yegeranya amateka yagiye aba, ubu ibintu byabamo nuko twaje, ntabwo twateguje. Ntabwo mwateguje nyine, ariko burabyaye byiza muteguje, muradutunguye. Iyo duteguje abantu baratwitegura kandi ntabwo tuba tubishaka. Ntabwo muba mubishaka. Nyine ikiza ni uko muba nta n'ibibi musanzeho umuntu, nta bibi musanzemo nubwo mutanteguje. Nyirizina sinzi ikintu murantunguye, mbega sinzi ikintu kukubwira icyo tugiye muri nyirizina. Ndagira ngo wenda bibwira abantu badukurikiye kuri Kigali 500 ndetse no Mutako TV ndetse n'abakunzi ba Tuzubake barimo baratureba. Bari kutureba nyine, ariko cyambere nababwira banje kubasuhuza. Amahoro y'Imana bane namwe. Mu by'ukuri nanjye ntabwo nari nzi ko muri buze. Sangiza abantu badukurikiye, hari abantu bajya bavuga ngo bino bintu ngo turabitegura nk'umuntu w'umwemeramana nk'umama mukuru, babwiza ukuri bikubayeho. Ngiye mu by'ukuri ngiye kubona mbona abantu baturutse mu marembo, ntabwo narinze abari bo, cyakoze umuntu mbashije kumenyamo nerize kubera Erize we. Wowe he rwose n'ubwa mbere nkubonye. Manura agapfukamunwa. Ndumva narigeze kukubona kwa shangazi Kimironko. Bakunze bacu turimo turaganira n'umudamu wa CLAUDE. Kamwe nari nkabonye ku ishuri dera kandi ngaka. Ubwo rero n'umugabo ntawe uhari, yagiye gushakisha. Ngewe nyine ndarwaye, nari ndi hano mu rugo, nanjye ntabwo mba mpari ariko nanjye ndarwaye. Urabizi neza ko abo shangazi bose yasaga nk'abana nabo, buri wese asuye yagiye mu mago, abandi bajya mu buzima bugiye butandukanye. Niyo mpamvu dushaka kumenya ngo ubuzima babayeho bate. Niyo mpamvu twaje gutya. Nimba twemera duhe iminota mikeya, ariko cyane cyane ntuze guhamagara sheri. Mu by'ukuri rero ubuzima babayemo njye ndumva rwose urabizi ko abenshi barabizi ko batakibana na shangazi. Buri muntu wese yagiye mu buzima bwiwe. CLAUDE yagiye mu rugo rwe, n'ubundi tukiri hariya Kimironko, n'ubundi CLAUDE yajyaga ajyayo aturutse hano. Ariko bari abasore bo bagiye mu mafamiye, bagiye kwihigira ubuzima. Ubonye ko nayo gasigaye afite sheri.
Yige ngafite sherigo yavuye mu Bubiligi ariko nyirizina nimba ari byo nimba ari amakuru. Kuri nguhaye kuko ni njye yanyuze kugira ngo mumugezeho 100% nibyo cyane. Gusa Imana izabafashe bizagende neza. Gusa njye narishimye nubwo nabyumvishije nubwo ntaramureba gutya ariko narishimye numvise ngo Yige yabonye sheri ariko mu by'ukuri Yige aho yaba dukurikiye cyangwa se wenda akabyumva ni ukuri mwifurije kubaha. Mwifurije amahoro y'Imana, mwifurije imigisha myinshi mu rugo rwe. Kubaha no kubahana. Ndabibifurije nukuri Imana ishimwe, nukuri nabandi batarabona abasheri bagenzi ba Yige. Nukuri mbifurije abagore, nukuri nabo kandi Yige azabyare hungu na kobwa. Turagira ngo hari abantu bajya bafata amafoto bakagenda bayaremekanya bakajya bavuga ibintu byinshi byo bitandukanye basebya n'abantu. Twebwe twigererayo nk'umuntu mukuru ibyo dukora wenda tuba tuje tugutunguye wari uri muramesa ntiwiteguye ariko nta kibazo Claude agufashe neza. Oya twebwe nta kibazo dufite nubwo badusezereye ngo tujye kwirwariza mu buzima bwacu kuko n'ubundi jewe nari sanzwe nibana mu buzima busanzwe mwarabibonye n'ubundi je nta birenze ntago byigeze bintungura n'ubundi ndashakisha uko bishoboka kose nkuko nari mbayeho n'ubundi nuko ndahiga mbega mpiga ubuzima nubwo ibintu bitaragenda neza ariko Imana izajya igenda ibikora gake gakeya. Ngano kure duhagaze ntago uko twaje nta kare butuze ntago turi bujye no mu nzu turakorera hanze tubwire nyuma yo kuva kwa shangazi mubayeho gute kuko n'abantu badukurikira benshi hari abafite n'ubufasha n'ubutumwa bugiye bitandukanye banabaha kugira ngo mukomeze mwiyubake ndetse muri rusange mubayeho muti. Kuko hari n'abantu benshi bajya batubwira ati rwose wa mu mama mwiza mama Kevin sibyo ati mama Jamila ati muzagere mu murebe mu muganirize turebe uko byifashe. Mu by'ukuri aho twaviriye kwa shangazi by'ukuri twaraje nyine akajya dutunga nta kibazo nta kintu namushinja pe kuva nava mu majyepfo ntago nigeze nicwa n'inzara sinigeze mbwirwa cyangwa mburare abana banjye bashyize mu mashuri bariga ubwo akimara kubasezerera buri bantu bose ngo bari abahungu be ngo bajye mu buzima busanzwe. Mu by'ukuri jewe umva nyine nabyakiriye uko nabibonye ariko mu buzima busanzwe n'ubundi jewe urebye ntago ubuzima ari tayari. Nshatse kumva neza urimo gushimira shangazi kandi kongera ngo ubuzima si tayari kuko hari byinshi ukeneye guhinduka kuri wowe cyangwa kuba wakeneye iterambere. Abantu badukurikiye abantu bakurikiye mama Jamila abantu bakurikiye Claude nawe ni umuntu wacu urababwira iki? Mu by'ukuri abantu badukurikiye bundi abantu benshi bafite amatsiko yo kumva ubuzima twahuye nabwo mu kuva kwa shangazi ariko mu by'ukuri ubuzima twahuye nabwo ntabwo ari bwiza pe. Nk'ubu ngubu abana hari amafaranga twe twasigayemo ku ishuri yarishyuye makeya yandi asigaramo. Nk'ubu hari igihe njya nicara nkavuga nti ngewe ndumva n'uwamubufasha jewe akamubufasha nge nakwisubirira mu cyaro kuko ubuzima nge ndimo burangoye cyane. Ndibaza amafaranga y'inzu nkibaza abana naka ngaka urabona ko gakeneye nako kwiga ntikigeze kajyayo kandi aho twari turi karigaga. None no kuvuga ngo inzu yo ntago yangoraga cyane kuko ari igihe naburaga n'ubukode nkabana ingira na nyiri inzu imibyizi kujyana ishyura inzu ngahinga hanyuma inzu nkaba ndayishyuye ariko ahangaha nyiri inzu nguriya urabona ko nta sambagirane n'umunyakigali sinabona ukuntu njya kumuhingira ngo nzuzuza 30,000 by'ubukode. Jewe shangazi ngiyeri naha yanyitayeho ariko aho amaze kudusezerera ni ukuri pe. Urumva ko mugomba nyine gushaka n'ubundi buzima. Turashaka ubundi buzima bundi bushyashya kubera yuko bari baduhaye agashoro yari yampaye agashoro ngo ngiye gucuruza urabona bimeze nabi abantu b'abakarasi barabafata. Jewe rero nagiyeyo ndavuga ati nubundi ubwo badusezere ngiye kujya nkora ndagenda mu muhanda yari yampaye igishoro cy'40,000 ngo ngiye kureba utunyanya nazunguza. Noneho ngewe bamfatira mu muhanda mvuye
kurangura ibyo bintu nari mfite kuko abazunguzayi batemewe barabimena impumba gutyo ntabwo nigeze ngira ubuzima. Abantu badukurikiye kuri Kigali 500 cyane cyane kuri Kigali murabona inomero ziri hasi, ni nomero herwa 95, wagira ubutumwa woherezaho twamugezaho inama n'inyunganizi nazo zirakenewe, kandi nawe araza kuba nomero ze mwamusangaho kugira ngo mumuganirize nimba yene ubufasha nyine urabyumva ubuzima bayeho ntago ari bwiza, ariko barashimira Sangaje Jane ibyo yabakoreye. Burya niyo by'umwana iyo amaje gukura uramureka agashaka ubundi buzima, niko Sangaje Jane yabikoze. Reka tumushimire cyane. Izindi mbogamizi wenda uhura nazo buri munsi ni izihe, nubwo mu kindi kiganiro kizakurikira iki cyangwa kiza gukurikira iki ngiki nibigenda neza Claude nawe tukamuvumbura neza aza kutubwira byinshi byetandukanye. Izindi mbogamizi ni izihe? Ngewe imbogamizi mpura nazo hano mu rugo ni nyinshi. Urabona nk'ubu ngubu ibibazo biba mu rugo ni byinshi pe. Hari igihe ndwara nkarwaza, ubukode bukaba bwangereyeho, abana nkabona bavuye ku ishuri babuze ikintu bafata, nkumva agahinda karanyishe. Noneho nkajya nifuza ubu muri iyi minsi nge nifuzaga yuko nyirizina wampa ubufasha natansubiraho naturutse. Urumva ko akeneye gusubira mu cyaro, kandi muzi ko uburyo yavuye mu cyaro. Ese niyo wahingira umuntu kwishyura inzu cyangwa inzu ukamuhingira, ntiwishyure inzu abana babaho bate cyangwa babahate, imyenda yo kwambara, kwishyura abana ishuri bimeze bite? Hari icyo nyanguna kuvuga ngo ufasha yafashwa, gira neza bigende kuko ineza izayisanga imbere. Wenda turimo turagana ku musozo. Abagukunze cyane ndetse n'abakunze uburyo umufasha we yahindutse akava mu nzira nziza atararimo, tunamushimire cyane ari hose kuko azabona kino kiganiro. Bivugaho iki kwanza muri ibyo ngibyo? Ngewe rero ikintu cya mbere nashima Imana, ashimira na Shangazi, nuko yakuye mu buyobo umugabo wanjye akakira agakiza, nta kindi. No kuba wenda n'iyi minsi tumaranye nuko yakijijwe. Mu by'ukuri genda shima Imana. N'ubu iyo turiye turarya tukaryama twabwirirwa nkabona nta munabo uhari, mbega twebwe twibereye muri Yesu gusa, twebwe ntitwitaye ku bintu ku mutungo. Ngiye nshima Imana gusa ko umugabo wanjye yakijijwe, nta bindi. Niyo twabwirirwa tukaburara, ariko no kuri kw'Imana pe ubu ubona dufite amahoro. Mu by'ukuri ngewe abantu nabwira badukurikiye nuko ukuntu mubona ngewe mugabo nge nshimira Shangazi, nta bindi ko yatumye umugabo wanjye yinjira mu gakiza no kubaho kuba nge nkihumeka ni ukubera Shangazi. Uremera wenda nkugore gatoya ndo umupapa ndobatse nawe uri umuntu mukuru, mushobora kwibaza ati se Claude kakazi ko ku buriri aragashobora? Hari yego cyangwa hano tuvuga n'ibindi? Oya nta kibazo, araho nta kibazo gihari. Oya nta kibazo kubyerekeranye na gahunda z'urugo, nta kibazo gihari pe. Kwako n'ubundi Claude we yimundi yarasanzwe ari umuntu w'umupapa, kujya muri biriya byari shitani, ariko ubundi nta kibazo gihari pe. Kuzindi gahunda no n'imihahire nta kibazo, nta kibazo. N'ubu twaje yagiye mu kazi harya ngare hehe ku isoko, yagiye ku isoko. hari tudushu nari maze iminsi ncuruza, kwa ko giye uyu munsi nari ndwaye, yagiye kuba ducuruza nyine ngo arebe ko twabona ibirayi by'abana. Birumvikana cyane. Ndasaba cameraman wenda hamwe na hamwe bafate nta kibazo kugira ngo twerekane ubuzima nyine yabayemo, ndetse nawe niyo bagira hagize nk'umuntu wishingire kubishyurira nk'inzu mukava hano wenda ahantu heza ameze neza, kuko twisanze kuri cyo ko turi Remera Nyabisindu, ntabwo byaba byiza cyane. Hari ngo umuntu ushaka kubishyurira nk'inzu kavuga ati ngiye mwaka ndawishyura cyangwa amezi 5 cy'imyaka. Ngewe gusa ni ikintu kimpangayika kinzonga cyane, ni inzu n'ubukode. Mu by'ukuri gucumbika ntabwo ari ibintu pe, ntabwo ari ibintu. Ngiye mbonye nk'umuntu uzajya uvuga ati ngiye kujya nkwishyurira inzu, ngiye kurya ntabwo byangora, kuko nimba ngiye nkajya nko kuba nafurira umuntu akama nk'ibyo 2,000 nkaza nka saa 6 na nijoro, ejo umwana yakeneye wenda udukweto, ejo inzu yangereyeho, byose bimpuriraho, none umva bya 2 nta kintu bimariye. Ngewe mbonye ubufasha bw'inzu bwaho kuba, ngewe nta kibazo nagira, najya ibindi byose mwirwariza. Inzu irankosoma cyane. Abantu badukurikiye nabagira neza cyane, ariko twibutse nomero yawe.
ushobora kuba natanze iyanjye ariko nanjye ubutumwa ntabwo kugezaho kare ukazabibona ariko iyawe kuyivuga arimo ntacyo bigutwaye yibahe kuri momo bakuremere ni nimero yanjye uvuge neza witonze nimero yanjye ni 078 43 52 116 ngero yisubiremo witonze kuko abagira neza baradukurikiye nimero yanjye ni 078 43 52 116 yanditseho aya mazina amazina ni umugwaneza Marie Claudine. umugwaneza Marie Claudine iyo nomero kabisa icyo ufite cyose yaba 1000 yaba 500 yaba miliyoni yaba miliyoni 100 yaba 5 byose zashyireho ariko umuntu nyeneye wa mbere n'umuntu umukodeshereza inzu hari abantu bafite umutima bakimuntu ndabeshya washangaza hari abantu bafite umutima kabisa ku buryo Imana ibakorera mukabona bafite impano yo gutanga nukuri pe kandi iyo utanze ubona byinshi cyangwa Imana ikuba inshuro 7 je numva gutanga ari byiza nuko umuntu abadafite ibyo atanga ariko ufite umutima wo gutanga nukuri yajya afasha ko hari igihe bajya banga musabe muzahabwa kandi mukomanga muzakingorerwa cyambyumva muri Bibiliya ubundi ijambo ry'Imana niko rivuga yavuga musabe muzahabwa nimukomanga muzakingurirwa nukuri nibyo koko ibyo Bibiliya ivuga nukuri nukuri niba wambaye ubusa umuntu akakwambika burya abakoze igikorwa gikomeye nukuri Bibiliya ivuga ibintu byiza buriya tujye dukurikiza ibyo Bibiliya ikora isi yaba nziza hari abantu nshaka ko tuvugaho gatoya bagiye bava kwa shangazi bakagenda bavuga ibintu bitari byiza bamwe na bamwe babanaga na CLAUDE gusa nta feedback mbi twigeze tubona ya CLAUDE wenda ari ikintu bavuga kwa shangazi itari cyiza hari abagiye bavuga amagambo atari meza twacitamira bajya batandukanye bari abantu bavuga hiki nyine hari abantu burya nubwo babanaga muri lokale buriya nabona ni ikipe y'abantu 5 ariko kuba bari abantu 5 bose ntago ariko bari imitima imeze kimwe burya umuntu nawe ni umuntu Imana kandi yaremye imitima itandukanye nukuri pe nubwo nta kintu nigeze numva kuri CLAUDE ariko hari abantu nagiye numva bagenda ku ruhande basebanya cyangwa se ukabona bafashe nka CLAUDE bakamusebya ukuntu cyangwa ukabona bafashe nka Manuel bamusebeje ukuntu mu byukuri bari abantu bari bahari je nabanye iminsi nabanye nayo nabo nabikubwira nabanye nabo mbona ari abana beza bakijijwe n'ibindi byagiye biza ari uko bamaze kuva kwa shangazi bagiye mu buzima bwo hanze nibwo ugenda kumva ngo umuntu yataye agakiza ukumva ngo runaka bamufatiye mu nzoga ukumva ngo runaka yibwe nabonye agaruka avuga ati ibyo nakoraga narababeshyaga Riza no Riza yaragarutse arabivuga ati narabeshyaga karaga filime ngo yaratwikaga ariko mu byukuri koko ashobora yaranabeshyaga pe kuko ibyo yavugaga nta byabaga yabonye no kuri byabaga ari filime yibereyemo mu byukuri je bari abana bose ndabazi ku murongo nta muntu numwe wigeze agerana ikibazo na shangazi turiyo cyangwa ngo twebwe tugirana ikibazo ninge mubyeyi wari ubarimo ari je shangazi yanagendaga nkabasigaramo ariko no kuri bari abana barakijijwe ikijyanye cyabo ngo hari igihe hazaga ngo ibintu ngo by'ibishitani ngo by'ibidayimoni komantere kuri ibyo bintu nanjye ndabyumva gucyo kuko kwa shangazi nenda hazi nta kintu cyaho kibinzi ariko komantere kuri ibyo ushaka kubivuga njye bakaba ko n'umunyamakuru wenda ngo nabavuze ngo sinzi ngo shangazi ngo sinzi we twibwirire jewe ibintu byajyaga bihaba nyine ni dayimoni ntago mu bantu basenga shitani bura hari igihe wabonaga kuko basa n'abatewe bitewe n'imico babayemo hanze ukabona shitani rabahagurukanye ariko shangazi hari ibyo yabashaga kubona akavuga tugakora nk'amasengesho y'imisi 3 bigashira ukabona nk'umwe arivumbuye ati gendagiye ntacyo ndi hano mpakora jewe ndagiye ukabona yivumburanye na shangazi iti shangazi wowe nta nyungu nagukuyeho ndagiye ntacyo mariye ibiki n'ibiki subiye mu byo hanze ukabona shitani rahagurutse mu byukuri twebwe tugata dukora amasengesho yo kuba twasenga kandi nyuma y'imisi 3 Imana yabikuragaho iyo umuntu ari gusenga hangana n'ibigeragezo biraza ari byinshi
nta nubwo tutabonye ibigeragezo ntago twaba turi gusenga. Byarazaga abana ukabona bamuhindukanye, ukabona baratukanye bo ubwabo basubiranamo, bagatangira kuryana, bo ubwabo bakatangira kuryana bagasubiranamo. Imwe akaba ari ubwo bashaka guhishura amabanga bari barimo bari hanze. None twebwe twavuga ati ibyo ntago bitureba, twebwe gusa tukakora icyo bita gusenga, twasenga tukabona Imana ibikuyeho mu izina rya Yesu. Ariko byagega bishira n'ubu ngubu ntabyo numva. tubibutse ko tugigana na Madamu Claude, tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu, ariko mu ncamake nuko abo ngabo turimo turagarukaho ari abagabo baryamanaga bahuje ibitsina, ndetse n'umugabo we yari arimo, ariko yaje kwakira Yesu n'umwami n'agakiza, yakira Imana, aba umugabo nyamugabo hamye wubatse. ariyo mpamvu twaje hano. Wenda tugana ku musozo, niki ubwira abantu bajya babakurikira mu nzira igihe bavaga mu cyaro, ubuzima bagezeho mu cyaro n'ubuzima ubayemo, basangiza ntabwo bihora ari ibibi gusa, hari n'ibyiza. Ibyiza ni ibihe wagezeho? Yewe ibyiza bya mbere na mbere nagezeho ni umwami Yesu, nuko nakiriye umwami Yesu mu bugingo bwanjye. Mu by'ukuri jewe agakiza niko jewe mbona, kwaba ari ukurya, kwaba ari ukunywa, kwaba ari ubundi buzima mpora nabwo hanze, mu by'ukuri n'umwami Yesu niwe ngewe mbona, nicyo nungutse mu bindi byose. Jewe rero abantu bagumye kunkurikirana, aho ko naturutse mu cyaro, aho naze kwa shangaze muri lokale, ubwo naje gucumbikanya Bisindu hano Remera. Mu by'ukuri ikintu nungutsemo ngiye mu rugo rwanjye nagakiza ku buntu ngewe nahawe n'umugabo wanjye, nicyo gitumye tunari kumwe, turi kumwe kubera Imana, turi kumwe kubera twakiriye umwami Yesu mu bugingo bwacu, kandi twamubonye tutaguze. Ntago nigeze ntanga amafaranga ngo mbone Yesu, sinigeze mu by'ukuri mvuga ngo ntanze umuryango wanjye kubera Yesu. Mu by'ukuri nabonye Yesu ku buntu, nicyo kintu nungutse. Ari abantu bagumye kudukurikira n'ukuri ndabibabwiye ko nge nakiriye umwami Yesu mu bugingo bwanjye kandi ntavunitse. Abacanege, hari abaca umuntu intege, hari n'abamuha imbaraga, muvuga ati kuraje komereza aho. Aba bacanege murababwira iki? Oya nyine ntago byabura, hari abantu bagiye banca intege benshi cyane, bakambwira ati se koko uri kubona nubwo urasenga pe, kuko gende no mu majyepfo je nari nsanzwe nkasengera muri ADPR. Mu by'ukuri jewe naraje bakajya banca intege, bakambwira ati ntago bishoboka, umugabo wabira arimo ntabwo azabivamo, ahubwo ari kuguca intege, ari kugushaka kugira ngo musubirane, none nimumara gusubirana nyuma yongera gute agende. None jewe nkabyumva nyine, ariko nkabishyira inyuma y'amatwi. Jewe nkakora ikintu cyo kwisengera, nkavuga ati Mana yo mu ijuru, nimba koko Claude ari mandyarya akaba ashaka kongera kunyangaza, akanyangariza none i Kigali, none ntibereye no mu cyaro ngo nihingire, none ibyanjye bikampuriraho, nyo nkisengera gusa nkabwira Yesu. Yesu najya kubona nkabona aramurikira, arambwira ati humura mwana wanjye turi kumwe, umugabo wawe yajaje ntago azasubira inyuma ukundi. Abandi babyeyi abampamagaraga bambwira ati urimo urakora ubusa, ese uri gusenga cyangwa uri kuryarya Imana, bakampamagara bakanca intege. Ariko mu by'ukuri mujye mureka guca abantu intege, abantu bankurikiye, abantu bari kundeba n'ukuri nababwira ngo n'ukuri gucuma intege ntago ari byiza. Icyakoza jewe nta muntu wigeze nca intege, barabimbwiraga, ariko je sincika intege kubera ko nasengaga, nkasenga Imana ngiye imbaraga zo kwihangana, ariko ntago nigeze ncika intege n'ukuri. Tubwire noneho turashoje akajambo Claude akubwira ukumva umutima wawe ujemo imbeho, akayaga kumva kavuga ati mugaba akajya kubwira bakabarisa. Jewe mu by'ukuri hari nk'amagambo mbwira atajyaga mbwira, niyo mpamvu mbabwira ngo Yesu agera neza, Imana igera neza, mbabwire ko Yesu ari mwiza. Claude arijya yicara akambwira, burya je dusubirana na Claude bura hari nko mu kwabuki, twari tumeze nk'abantu b'abageni barongoranye vuba, akajya ambwira ati Chérie ndagukunda. Noneho nabyumva nkavuga ati nanjye ndagukunda. Ko rero je nkumva biranejeje, akambwira ati Chérie ndagukunda. Noneho nk'umuntu afite nk'iki narwara cyangwa se namubwira ati mereza iki, nkabona akambwira ati Chérie wivunika ndaje ngohereze, mpita numva ubwanjye ndemye umutima, nkumva ko turi kumwe. Bundi je niyumvamo nawe akanyumvamo, bugemba numva yuko turi umwe, bundi turi umwe. Nkwisabira akantu kamwe,
nagomeje ndeba mu nzu asa nkaho harimo umuntu indi uri mu nzu. ahangaha ntago ari homba, hano ntago ari dere mba muri uriya muryango. Kamerama uriya muryango niwo mbamo. nibyo koko ngiye n'ubwa mbere naje nago abandi bapangaye hano babamo n'abantu babo. Urakomeje kureba umuntu nkabwa se CLAUDE yatwishema tureba. Oya CLAUDE nawe urimo gemba muri uriya muryango. Aha murabona ko tuba mu gipangu turi abantu benshi. Nkuko muhabona wowe murareba iyo video ndetse n'ubutumwa muratambuka ari kirimo kumva. Iyo nomero yerwa ni 95 nubonaho ishyaka kurimo muzamenya kandi ngiye ubutumwa bwose uzohereza buzamugeraho, ariko yatanze nomero ye ndagira ngo dusoze wongere utange nomero yawe. Ngewe nimero yanjye washaka kugira icyo mfasha ni 0788 43 52 116 kuko ngira nimero ebyiri za MTN. Iyi iri kuri mobile money ya yindi iriho amazina yawe. Ya yindi nyine iri kuri mobile money. Yo komeje utubwira. Oya niyo nubundi ndi kubabwira. Ongera isubiremo. 0788 43 52 116. Amazina nitwa Mugwaneza Marie Claudine. Komana yitwa Mugwane yigwirana neza. Mu buzima busanzwe abanzi bakunze kumbona banyita Mama Jamila. Mama Jamila niryo bazi, ayo ngana ntabwo bari bayazi. Mama Jamila turagushimiye, ariko nituva nuhamagare CLAUDE. Nokuri kandi Yesu arakugira. Ntago muhamagara, ariko nyine mu byukuri murantunguye. Ubwo se ko mubuje kuko nyirurugo adahari. Turamwihamagarira. Wamfashije Dani. Muhamagare nta kibazo. Tukamuhamagara Elize. Mumfashe tumuhamagare. Njye biraza kugenda neza, njye waranze. Ufite amayinite? Oya. Waza umbwira ko agiye kuza. Ari hafi kuza kuko mu kanya tuvuganya ambwira ko ari mu nzira. Reka ngusaba akantu gato, ntago azi nomero yanjye. Kuko tumusanze no mu isoko anari ntago byagaragara neza ko twe gukora akazi twagakora, sibyo? Ariko nagira ngo nguhe amayinite tumuhamagare umubaze igigera mu rugo. Mbwa turagira mu rugo ryari turicara tumutegereze. No kuvuga abantu badukurikiye muri video yacu buryo twinjiye bakatwihisha n'ibiki. Henano kamera yacu ageza dushyira mu kibambase, ariko twakoze akazi. Ndagira ngo umuhamagare umubaze aragira urakoresha nomero yanjye nta nomero yanjye afite. Ndabizi neza namamagaza indi y'akazi kuko indara yifite. 6 2 Okay. Karindwi. Reka dukompoze CLAUDE twumve turacyari mu rugo kandi turaganira na madamu twumve telefone no bari kompoze, ariko byanga byakemera tugomba gukomeza ikiganiro kandi tukamenya uko bimeze. Madamu tugiye ko agiye ku isoko nta gihindutse nta n'ikitwitangiriye no mu isoko turagiye kunamira no kuneza kugira ngo tumenye ese CLAUDE wabaye hate aravuga iki araganiriza iki abafana be ndetse n'abandi baje bagira uruhare mu masengesho. Nimba nta kintu barenze twagira umwanya tukagushimira umwanya uduhaye kandi tubabarira ibyo twaje. Oya nta kibazo nubwo muje muntunguye nta kibazo gihari, ariko nyine urumva nyine muzajye muza muhamagaye umuntu. Mu byukuri hari igihe umuntu aba atateguye ibyo ari bubabwire cyangwa se mugatungura umuntu yirwara nk'ubu ngubu umuntu nguye ari bwo nkibyuka niriwe ndyamye. Ubwo rero kujya gufatanya umuntu anarwaye munamubaza ibibazo n'ibibazo byanjye mba nifitiye mu mutwe, murumva nyine muba munyiciye. Mutwiciye gahunda. Wandangiye ahantu CLAUDE acururiza. Niwumve gucuruza ngo mumve ko ari ibintu birenze. Imana dufashe muzarebe video nibiza kudukundira aho hantu bakemera ko twinjiza turangire twe guturigira. Ntabwo ari kure, ari hano hirya ku isoko. Impamvu nimero ye itari gucamo ubwo wasanga n'umuriro wamushiranye kuko yagiye nta muriro afite. Hari utuntu yarari gucuruza tw'udushu nyine. Twazamukemara ku muhanda ahantu dukate ku muhanda hepfo cyangwa dutambike dushira. Oya nimba mwageze hano mu marembo ya Nyabisindu ni kwinjira mu isoko, hari ni mu isoko. Hari akantu ka rompo. Hari muri rompo winjiramo yacururiza ku rubaraza rw'umuntu. Niho mu musanga. Acuruza icyenda kugira ngo abantu babyumve byacuruza. Bivuge n'utini. Acuruza ibintu tunacuruza ni amashu n'utugori. Ibigori bibisi nyine yokereza abantu bakarya. N'amashu yasanzwe yo guteka. Nta bindi binacuruza.
mukora iki kiganiro tujya kugikomerezaho kandi turabasaba gukanda subscribe, like, share ndetse na comment. Uruhare rwawe rurakeneye ku biganiro dukora ndetse n'uruhare rwawe rurakeneye kugira ngo uyu muryango muzabone urimo uraririmba amashimwe uko waririmbye amashimwe bararokotse bakajya mu buzima butari bwiza ariko nanone bwiza barashima Imana nubwo bari barimo, ariko dukeneye inkunga zanyu n'ingenzi. Wakoze kutuganiriza kuri mikoro na Kigali 500. namwe murakoze, Imana ibahe umugisha. Nakoze namwe turagira ngo twere twifatira ibyacu, reka tugushimire. Wakoze Erize, tugende mpaka twaganiriye na Madame Claude tuvuye iwe mu rugo, yashatse no kutugira ngo ajye kumutwereka tumati hoya twe turakora akazi kacu tumugweho twerekane se Claude abayeho gute, ngaracuruza ariko gucuruza kwingono tugori n'udushu. Tujye gukomeza imbere tugenda, ariko ahantu tugiye dufite nk'iminota 20 mu nzira cyangwa 15. Munyemerere mukurikire uburyo tugiye kugendamo mu muhanda, hanyuma n'iyindi video irahita ikurikiye. Nitwa Isaka Marajya kuri kamera, ndacyari kumwe na Erize Ibogari ya Bogari yambara muri Kigali, umukobwa wiyaminiye mwiza muremure ushinguye azanyireho. Bakunzi bacu nkuko mwabonye twaherewe tuve kwa Claude kuganira n'umudamu yatubwiye byinshi bitandukanye. Hanga twitse muri korodoro hari umuntu twatumye aramuturangira neze kuwe nagaze ko duhari tugomba kwerekana buri kimwe cyose. Erize uraza kwihisha kugira ngo ataze kutubona. Aha ngabo bona mpagaze abakunzi ba Kigali 500 ari hagarara, tugiye kuba tujimije mikoro kugira ngo tuganire nawe byo bitandukanye, turamuvumbura urumva byinshi bitandukanye. Okay, reka tugendane namwe natwe nizere ko muza kumererwa neza. Claude twebwe turamubona naga kubona nguri yakwe murimo muramubona ariko nta numwe muri twebwe arabona. Turi muri korodoro. Erize nushaka kongera usubiza inyuma ariko turi muri korodoro. Aha Erize turi muri korodoro. Nabira nabonye amacemba ajya atandukanye. Anga tinya bishimye. Reka njyewe nigendere ubwo mikoro niko bigenze ngiye kwibi. Claude neza amubarira gutyo mwangiza ngo yungutseho kakubuze Ibigori bireze. Claude gatuganiye Claude Erize tujyana Kora mbangubwire Claude nkamunya se adukeba Kora ngurangubwire ngurangubwire Koro bakunzi bacu ba Kigali 250 Claude nyine aragiye agiye kwisha cameraman yegere agiye kwisha Claude sinema tuze kukirura ngero muri kemindane nare asengeramo hana ajya kwitsemba nuko tuje nyine nago tujya gutego minane herekare nare bitu Claude ngurangubwire hari ikibazo se Koro bagusuye bana nese hari ikibazo Koro siri mu kazi se Koro umva nkubwire Koro bakunzi bacu nyine turacyeye muri ka kazi gatoroshye turababwira ko tukiri kuri Kigali 500 twasiye Claude ngo turebe ubuzima abayemo nyuma yo kuva kwa shangazi ndetse na byinshi bitandukanye nibiza gukunda araza kubidutangariza tumuguyo nyine nago twamuteguje ariko ari mu kazi kuko akazi nakambere Claude reka twisubirire iwawe nta kibazo Erize nayango dusubirane yari yicaye kuko byanga bikunda turaza kuhagera. Claude nahana acururiza ndetse n'ubuzima abayebonaga ari ubuzima bwiza. Twaje kininja twaje subira handi harari mwana Claude yatwihishe musaza hari ikibazo cyo kugana nawe kamwisurize nabi wagize ubwoba hari icyo bitwaze ku ndashaka kukubaza kuri Claude gusa nta bindi birenze. Hari ikibazo musaza yanze kuvuga nani tugendane turagakora ntabwo Claude ari buducike tu. Aha turi n'ahantu Claude acururiza nk'uko madamu yabitubwiye
na byinshi twagiye tunyamo bigiye bitandukanye. Ibi ni ibigori, kiriya ni igitoki. Urebye ni ahantu nyine yisaidiya ni umuntu akorera kugira ngo abone ibirere by'abana, kuko Kigali 250 dukomeza gukora byinshi bigiye bitandukanye. Hari abatubwira ngo ngo turategura, ntabwo ngiye siyaka nzategura. Claude yahise yirukanyira muri indi duka ajya kwitsimba. Erizesha no munsi rawucyura, ariko byanga byakunda. Yari yicarese yigende kubera ko Elize ntabwo yitsimbye neza. Reka wenda Elize nimba bitwemere wenda tuze gukatinga gatoya tumusabe, ni uburenganzira bwe kutuganiza tumufilima, n'ibyanga turaza no gusoreza hano. Abakunzi ba Kigali 500 nkuko mwagiye mubibona inzira zose twagiye tunyura, ntabwo no musa ku munsi gakunze kwa ko Claude byanze. Twajimije kamera twaka ubwumvikane n'imishyikirano, Claude arabyanga ndetse anatangarije twebwe ndetse n'abakunzi ba Kigali 500 ko atwanze n'umutima wose, ariko umukristo mwiza umwemeramana wese ahari atanga imbazi, kuko n'Imana idusaba kuba twababarirana nubwo tutaje tumuteguje. Mwabonye uko byari byifashe. Reka dusubikira ahangaha, umunsi yemeye uko tuzaganira nawe, umunsi yemeye kuzagira abakunzi ndetse n'isi yose yari dukurikiye muri kino kiganiro, azabaganirija ariko yababaye. Ariko icyo twari tugamije no kumenya ngo nyuma yo kuva mu byo yararimo mu bijyanye n'ubutinganyi akabivamo akakira umwami, baravuga ngo Yesu n'Imana byose ni sawa, byagenze neza. Ubu ngo ameze neza, ari kumwe n'umugore n'abana, ari acuruza. Mwabonye byose bigiye bitandukanye. Nitwe Isaka Manajya, kadusubikira ngaha mukurikire iki kiganiro cyo gukurikiye iki ngiki kuri kamera, ari kumwe na Dani ndetse na Elize. Kandi subscribe, like, share ndetse na comment, ariko navuga ko za nkuta zose nzazishyira hasi. Ciao ciao.